Yes, nk'abandagarutsa ari n'umwanya mwiza wo gufata agacyayi nyine ukabanza ubeza mu muhogo, ubundi nkagaruka ngusobanurira kuri topic mba naguteguriye kuri uyu munsi. Iyi topic turi kuganiraho cyangwa tumaze iminsi tuganiraho ni gute umuntu yabona visa byihuse, cyane cyane umunyarwanda, umurundi cyangwa se undi wumva ikinyarwanda, ni gute wabona visa ya Amerika byihuse. Niyo topic turi kugenda tuganiraho. Twari tugeze noneho kuri gahunda yo guhura n'umukozi wa ambasade. Niki, ni gute nakwitwara, nambara gute, nagira gute, twagiye. Ikintu cya mbere kaduhere ku myambarire. Niba ugiye guhura n'umukozi wa ambasade, irinde kwambara reka tubishyira mu mvugo twese tumenyereye. Irinde kwambara nk'amayibobo. Ambara ku buryo buri attractive, kuko uburyo ugaragara byonyine umukozi wa ambasade ashobora kukubona akabona ko uri umuntu, ashobora kubona akakubonamo umuntu mbivuye gute, reka nkoresha amagambo nimubifate nko gutukana. Urumva, nimufate nko gutukana ni kugira ngo tubyumve neza. Iyo ugiye guhura n'umukozi wa ambasade ashobora kubonamo nk'umuntu w'umuhirimbiri, ashobora kubonamo umuntu uri kwishakishira ubuzima, akakubonamo isura itari nziza, kandi mu by'ukuri wenda si byo bikuzanye, si byo byakuzanye muri ambasade. Ambara mu buryo buri attractive. Niba uri umukobwa ambara neza, niba uri umugabo cyangwa se igitsina gabo ambara neza. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, niba ugiye guhura na umukozi wa ambasade, irinde, niba rendezvous yawe ari 3 ari wowe byisabiye, irinde kuhagera 3:30, kuko nuhagera 3:30 my friend uzasanga impuza, kuko niba wasabye 3, hari abandi basabye 4, hari abandi basabye 3:30. Ni ukuvuga ngo nuhagera, niba warasabye 3 ukahagera 3:40, umenye ko uzisanga byakurangiranye nyine, isaha yawe yarangiye wavuyeho kare, kuko aba ari aba security guard, aba ari abasirikari, umva niba isaha yawe yarangiye kaba kabaye. Ubu ntukongera ugasubiramo za process zose twabonye kugira ngo wongere ugere kuri uwo mwanya wari ugezeho. Ubwo niba bibaye byiza rero, niba umukozi wa ambasade waramusabye guhura nawe saa 3, bibaye byiza wahagera 2:30 cyangwa se 2:00, ukicara ugategereza, ubundi bakaza guhamagara ukagenda mu ba mbere. Nicyo nkwisabira, kugira ngo ugende witeguye, udafite igihunga, udasaragurika, witeguye, mbese waruhutse neza, ibintu byose, impapuro wazitondetse kuri gahunda. Tukivuga ku mpapuro, niba uko utondeka impapuro, bari abantu ni abahanga. Uko umeze, uko ujagaraye niko ahita kubona. Ni ukuvuga ngo niba utondetse impapuro, menya ngo ikibanza ni iki, ni DS form 2019, imwe woherejwe n'ahantu ugiye kwiga cyangwa se n'abantu uzasura, cyangwa ni iki DS 2019 ni ibanza. Igikurikiraho passport yawe, igikurikiraho bordeaux, igikurikiraho DS form 2016, imwe wujuje urupapuro wujuje 160, not 2016, DS 160 nayo igakurikira. Ubundi ugakurikiraho utundi dupapuro duke wenda tw'akazi, niba uri umukozi wa leta, tw'akazi, ahantu wakoze za criminal record, niba utarakoze ibyaha na byari igira gutyo ugasanga barabigusabye, utwo dupapuro ukagenda utugira, ariko ku buryo agusaba ikintu ukimo, ntagusaba ikintu ngo ufate iminota 5 uri kugishakisha mu bipapuro byawe wakibuze. Aha rero nkubwira ngo mbere yo kuva mu rugo ugiye kuri ambasade, umva, subiramo neza, ureko nta gipapuro usize mu rugo. Niba uvuga ngo ngiye kuri ambasade guhura n'umukozi wa ambasade, ni interview yo gusaba visa, banza usuzume neza ko nta bipapuro utaye mu rugo, kuko nusanga wataye igipapuro cy'ingenzi mu rugo, urumva umwanya wawe ahita akubwira ati umva, reka abandi bakomeze. Ubwo nugaruka ugasanga umwanya warangiye, uzongera utangire wongere usabe indi rendezvous, urumva gutakaza n'umwanya. Banza urebe ko ibipapuro byawe, dokima zuzuye. Numara kubona ko dokima zuzuye, ubundi uvuga uteka mfata akamoto ngere kuri ambasade. Nk'uko twari tumaze kubana, noneho impapuro zawe wazitondetse neza, wambaye attractive,
ubundi wagereye ku gihe, ubundi uratuje nta gihwamu ufite, umeze neza. Igikurikiyeho ni ikihe? Ni ugutegereza ko baguhamagara. Baraguhamagara ukaza, sentire ukayikuramo, ibiki. Urabizi niba waranyuze ku kibuga cy'indege cyangwa se ahantu hari umutekano ukakaye ukuntu bigenda, ku buryo nyine winjira wemye kabisa, nta kantu k'ukuma cyangwa se ikintu kuba harimo ibyuma nyine. Iyo winjiye ufite icyuma n'umukandara ukuramo. Ikindi gikurikiraho ni uko amapasiporo, ibintu byose, telefone, ibiki biri elegitoronike byose mubisiga kuri resebusiyo, ubundi mukinjira muri ambasade. Iyo ugeze muri ambasade rero, reka mugenzi wawe mwibwirire, hari ibintu ugomba kwirinda. Ikintu cya mbere ugomba kwirinda ni ugutangira bakubaza kaminuza ugiye kujya kwigaho, ugatangira ugasa n'uyibagiwe bitewe n'igihwamu n'igihungu ufite. Babwira bati ugiye kwiga hehe, ukagira ngo ntabwo ari wo babaza. Kaminuza ukabura yibagiwe izina ryayo bitewe n'uko wenda amazina ye za kaminuza bitewe n'uko ari mu ndimi z'amahanga, bikaba biragiye biragucanze, ahita aho ngaho aba yakubonye. Ni ukuvuga ngo reka nkubwire ibanga, ushobora kumusubiza ibibazo 10 neza, wamusubiza kimwe nabi agahita abona motifu yo kukwimuriza. Icy'ingenzi rero ni uko umusubiza witonze, kandi icya mbere ukumva, mbere yo gusubiza ukumva, ukabanza watega amatwi. N'uwo mukozi wa ambasade akubajije ngo ugiye kwiga muri kaminuza, ntumusubize ngo nishyuye amafaranga 20,000 nishyuye. No, tega amatwi. Ugiye kwiga kuri kaminuza, ukabanza ukumva ikibazo akubajije, barangiza ukamusubiza. Niba bitewe n'uko aba wenda ari umunyamerika avuga icyongereza cy'abanyamerika, ukambwira uti come on please, ntabwo, can you please repeat the question? Yes, ukamubwira uti mbabara usubiremo. Iyo bibaye byiza rero, iyo utumva muri rwa rurimi navuga rw'icyongereza, saba guhura n'umukozi wa ambasade mu kinyarwanda, baba bahari. Wikwigora rwose ngo wipase muremure uze gusaba icy'ifaransa cyangwa icyongereza utabyumva. Saba guhura n'umukozi wa ambasade mu rurimi rw'ikinyarwanda. Nuhura no mu rurimi rw'ikinyarwanda muzisanzurana, azakubaza tugiye kwiga, umubwire kaminuza, gutyo ku buryo wikwipasa muremure ngo wihe iby'ibyongereza, kuko hariya baba bumva abantu batandukanye. Ushobora kujya muri Amerika utarigeze uniga, nta na primaire wigeze ujyamo, bitewe n'ikikujyanye n'akamaro kigufite, kandi ukabona visa uwize akayibura bitewe n'uko yipashije muremure. Ikindi cya kabiri, ikindi ugomba kwirinda, niba bakubwiye bati ugiye kujya muri Amerika, ufite umuvandimwe, ufite inshuti, irinde kuvuga amasano y'abantu ufite muri Amerika, kuko ari amajorite abantu benshi bajya muri Amerika bagasigarayo, bakagira bate, usanga benshi bafitanye amasano wanyu. Niba ugiye muri Amerika ufite brother, ufite no, babwire ko nta muntu ufiteyo, nta nshuti, ntaki, ikikujyanye ni ukwiga gusa. Irinde kuvuga ngo mfiteho mabukwe, mfiteho masenye, mfiteho marume, mfiteho mubyara wanjye, mfiteho garafrere, mfiteho ibyo byirinde rwose. Irinde n'unazabitekereza ubuye ko ari wowe ugiye kwiga, ni wowe wenyine ugiye kwiga, nta kindi kikujyanye. Niba ugiye gusura umuntu, sinzi, akenshi amajorite abantu bagiye gusura abantu, inshuti y'abavandimwe, 80% visa barazimwa. Ikindi, urateganya kuzajya kwiga ryari, uzagaruka ryari? Ashobora kukubaza ibyo bibazo itariki uba uyizi, kuko kaminuza igihe muzatangira amasomo ukizi, ugahita ubimubwira ako kanya, muzarangiza ryari, ugahita ubimubwira. Agahita akubaza ati ninde uzishyura minerivare, uzaba gute muri Amerika? Muri za leta zica kuri kuriye bakohereza, hari ibyo bita invitation letter. Muri invitation letter, niba kaminuza ari izaguha full scholarship, niba ari scholarship bazakwishyura byose, muri invitation letter bohereza babishyiramo, bakagaragaza n'imisoro y'amafaranga bazatanga muri scholarship baguha. Ibyo ahita bibona, agahita amubwira uti, ukahita ubimwereka uti dore kaminuza izanyishyurira amafaranga nayo kurya, ubuzima bazanyishyurira, accident insurance byose, nyine ukabimwereka. Aho ngaho abatangira kwemera. Ikindi, irinde kuwita more explanation,
gutanga ibisubizo byinshi ushaka kumwemeza. Icyo akubajije aba ari cyo umusubiza, uhita ufungwa kandi usubize bike, kuko aba afite abandi bantu arabaza benshi. Iyo umusubije byinshi utuma aba bored. Irinde kurezima. Niba gusubije ngo uzajya kwiga, tuvuge nk'urugero, urateganya gukora icyo ugarutse mu Rwanda, ukamubwira uti ko umushoferi, no, musobanura ukamubwira uti niba ngiye kwiga tuvuge ubuganga, niba ngiye kwiga tuvuge ubuhinzi, ndateganya kuzagaruka nkajya mu cyaro iwacu, nkajya mu cyaro iwacu ngafasha abahinzi, tuvuge niba ari uguhingira, niba ari irigasiyo, guhinga, kuhira n'ibiki, ukamusobanura ku buryo yumva ko igitekerezo kikujyanye gifite agaciro. Icyo gihe ndakubwiza ukuri, ibyo byose iyo umaze kubigira, iyo umaze kubyuzuza neza, utuje, ukamusubiza neza, dokima zose uzifite, birangira akubwiye, ahita aguhereza akantu k'agatabo. Ako gatabo iyo akaguhaye, ni agatabo kameze gati, ni agatabo gakubiyemo niba ugiye muri Amerika ugomba kwitonda, ugomba kugira gute, amabwiriza gutya, niba hari abantu bakuhaye lifuti, abo bantu ugomba kumenya abo ari bo, cyangwa se ukirinda amalifuti ku mihanda, kuko ushobora gusanga abantu baguhaye lifuti ari amabandi, akaba arakujyanye akakwaka ibyo ufite byose. Ugomba guhamagara izi nimero mu gihe wagize ikibazo, bakaguha nimero za polisi, iz'umutekano, mbese nimero zagufasha mu buzima, za emergency calls, izo bakaziguhereza zose. Iyo ako gatabo bakaguhaye, umenya ko viza 90 ugiye guhita uyihabwa. Ni iki kigaragaza ko viza ugiye kuyihabwa? Ni iki mugenzi wanjye? Igihe ni ukuvuga ngo pasiporo yawe bazaba bayisigaranye, uzahita upfukama hasi uvuga uti haleluya, viza ndayibonye. Iyo pasiporo yawe bahise bayigusubiza ako kanya, kubwira bati fata pasiporo yawe, umenye ko viza ntayo ubonye, urayimwe. Ubwo amafaranga yose 100,000 washoye byose ntabwo ubisubizwa, uhita utaha amarira ari yose. Ngayo nguko rero, iyo niyo topic narabateguriye yo kugira ngo tuganire ni gute umuntu yagiye abona viza Amerika, ni ibiki yakwirinda, ni ibiki yakora. Ndumva mu by'ukuri hari duke ngusobanuyeho. Igihe waba ufite ikibazo ukumva hari icyo wakongera kumbaza kuri bijyanye n'iyi viza Amerika n'ibiki, umva muri comment rwose nzacyakira kandi nzagufasha uko nshoboye kose. Icyo nakwisabira rero ni ugukomeza gukanda subscribe, ndetse ukaba wanasharinga iyi video ubonye ifitiye akamaro umuryango, inshuti, abavandimwe bawe bashaka no kujya muri Amerika, wayibasangiza rwose ntugire ikibazo. Icyo nkwisabira ni ugukanda subscribe, ubundi ugasangiza abavandimwe bawe, inshuti bashaka kujya muri Amerika ni gute ize nzira bakoresha. Iyi ni channel ya Leka Rwanda, ndabashimiye cyane, mbifuriza umugisha n'amahoro y'Imana.